Okay, you are here welcome in baby Laura channel. Ni wade to ingabiri akiruka nyamibwa mugwa neza Lawrence baby Laura ejo duherukana nakubwiraga buryo cy'umutima wanjye umaze kuwugira amagarama kandi waruzuraga ariko maybe I wasn't long. Oh yeah, ariko ndabyibutse neza ntabwo nari ndi muri long way. I was in a truth kusirika nkubaze why do you choose to do these things? Was it your plan? Maybe ntabwo mbyiyumva ese byari mu nshingano zawe se. Babe, I'm not getting you corrected, but let me tell you, sweetheart, wowe umeze nkanjye, wowe umutima wamaze gutobagurika, wowe utakiri gutekereza neza, I'm here for you. Ubu none ndaje kubera wowe, burya better think twice, menya ngo buri kimwe cyose ushaka uragiharanira. Uyu munsi urimo urirukanka ku muntu urimo uraguseka, don't you know? Uriya muntu uri kwirukankaho, uriya muntu uri guhereza urukundo ruri extra, uriya muntu uri guhamagara buri munsi every day, every night, ari kwanga receiving your call, is having another person, barimo baradatingana. For you, urashaka kubyimbisha umutima wawe for nothing. Babe, why utamureka? Leave him or her, mureka agende. Remember that ntabwo ari we bucura mu bahungu. Ikira none, remember, ntabwo ari we bucura mu bakobwa. Sinzi impamvu urimo uragomeza upanika, urashaka ngo mubuze napfa. Anyway, niba uzi ko nta kosa na rimwe ufite wigeze umukorera, why you just continue forcing things? Bibi ndagira ngo nkubwire, uyu munsi uri kwerekana kuri uwo muntu, uri kumwereka ko umukunda. You are wasting your time. Ndabizi icyo ushaka uragiharanira. Yes, true, uri guharanira urukundo rwa ariko se ntabwo uzi ko hari abantu tujya dutrayinga ariko bigasoza ari uko byanze. So do you want to be like me? Urashaka gutrayinga kugeza kuri level y'uko uzumva ubaye so tired? No, please forgive me. Ndashaka kunyumva neza today. Think twice. Take this time and hear me, sweetheart. This life is circle. This life is not permanent. Nta muntu ikamara, babe. Tekereza, hari abantu benshi dukunda bapfuye. Ubwo niyo muntu uraburostinze n'uwe ntagara bapfuye arabahari gutyo gusa. Rero uyu munsi ashobora kuba atariho mahirwe yawe. Tomorrow ushobora kuba ufite umu boyfriend cyangwa umu girlfriend mwiza. She will give you whatever you need. He will give you each and everything you need. So rero stop wasting your time with people who don't want to hear you. Ndagira nkubwira akakantu, you don't need many friends. Niba uri muri big relationship, ndanenga cyane, take this time to ignore, to blame those guys bahora bumva ko nibadatendeka batazagera kuri destinies zabo. Reka nkubaze, niba uri muri relationship, umuntu muri gukundana ukaba mukunda, why do you have to have many girlfriends or boyfriends? You are wasting your time. Love one person. Na kwangu uzamenye ko yakwanze, ariko sinshaka kuzumva uri kumbaza ngo Odette byagenze gute noneho ko nakundanaga n'abahungu benshi bose nk'abantu ngiye kuba losting. The problem is you. Byagenze gute ko nakundanaga n'abakobwa benshi nkaba ngiye kuba losting. The problem is you. Sweetheart, think twice. Sweetheart, know who you are. In this time, we don't have to waste time. Niba ukunda umuntu umukunde, niba utamukunda, it is better tell him or her that I don't love you. So see you soon. We have next part 3. I hope muraza kutubwira muri comment ikiza ikibi. Mwari kumwe nawe Odette Ingabire, mbibutse gukanda subscribe. Babe, please kanda subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Ndabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.